Ubusanzwe amazina ye bwite yahawe n'ababyeyi yitwa Pamela Umutoniwase, ariko kuri ubu yinjiranye mu muziki nyarwanda izina rishya rya Ella Links nk'izina ry'akazi, nk'izina ry'ubuhanzi. Kuri ubu uyu munsi ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 akaba yamaze gushyira hanze indirimbo ye ya mbere yise La Vie est Belle, nyuma y'imyaka irenga 3 amaze yiga ikibuga cy'umuziki uko giteye. Uyu mukobwa wanyuze mu ishuri ry'umuziki ry'u Rwanda aho yasoje amasomo ye mu mwaka wa 2022 nk'uko yabyivugiye we ubwe mu kiganiro. Nyuma yo gusoza amasomo y'umuziki avuga ko yihaye umwanya wo kwiga ikibuga cy'umuziki mbere yo kuwishoramo. Yabwiye umunyamakuru ko iyo ariyo mpamvu abantu benshi babanje kumwumva mu ndirimbo z'abandi bahanzi, kandi mu by'ukuri yari afite ize bwite. Yagize ati, kuva narangiza amasomo yanjye y'umuziki nabanje kwiga ikibuga nitegereza uko bigenda mbere yo kubyinjiramo. Nyuma naje gusanga kwikorana nawe ugufasha bisaba kubyitondera ukabanza ukamenya neza inzira yabyo. Ngiye impamvu yari itumye maze imyaka 3 narasohora indirimbo yanjye. Uyu muhanzikazi mushya Ella Links yumvikanye mu ndirimbo nka Mamacita, yahuriyemo n'abandi bahanzi nka Dice the Prince, Riding High, yakoranye na Chacha Imfura Ikeye n'izindi zigiye zitandukanye yabashije gukora. Uyu mukobwa kandi ahamya ko imyaka 3 ishize byibuze hari abahanzi bagiye bakorana bikamufasha kwiga neza uko ikibuga cy'umuziki giteye. Bityo yemeza ko ubu noneho yiyemeje kuwinjiramo ahereye ku ndirimbo ye ya mbere yamaze gushyira hanze. Ndetse kandi yabajijwe n'umunyamakuru niba yaba yarabonye abamufasha. Ella Links yavuze ko kugeza uyu munsi wa none umuntu uri kumufasha ari umubyeyi we wenyine rukumbi unasanzwe umutera imbaraga mu bijyanye na muzika. Ikindi kandi uretse kwiga umuziki bagiye no kujya nawukora byeruye. Ella Links ni umwe mu banyeshuri biga mu mwaka wa 2 wa kaminuza muri Africa Leadership University, aho yakomereje amasomo ye nyuma yo kurangiza kwiga mu ishuri ry'umuziki ry'u Rwanda. Inaha dusoreje ikiganiro cyacu Showbiz Live utegurirwa n'inseko nshya mu muryango nyarwanda Casas Today, ukakigezwaho nanjye Yambi Intore mu mfura la Medecin ya Pregunta Santi Andrew Mucyo n'amahoro iwacu mu gitaramo Silent Fire at Your Hearts na Billions African Speed Chita Dreamer Boy Yambi Joy Speaker Boy alone to make a load of to colors Jumuno Supermafita antagonist. Never sleep when you listen to him. Hug life for Zaya Malone.